Muraho neza murakaza neza kuri chaîne yacu ya YouTube. Turabasuhuje aho muherereye hose hatandukanye, haba ku mugabane wa Afurika, mugabane w'i Burayi, muri Amerika, Aziya ndetse n'abanyarwanda twese aho waba uherereye hose. Tuguhaye ikaze kuri ino chaîne. Niba ari ubwa mbere uyigezeho, tukwibutsa gukora subscribe kugira ngo byinshi binyura kuri ino chaîne bijye bikugeraho nta nkomyi. Mbere y'uko rero tugira ibyo tuganiraho uno munsi, twongeye kugushimira uburyo twabanye muri uno mwaka. Muri byinshi bitandukanye twagiye ducanamo, harimo ibiganiro by'ubuzima twavuze ho ndetse n'ibindi bitandukanye. Tugushimira wowe ukomeza kutuba hafi umunsi ku munsi, ni inkunga ikomeye. Ibintu bya YouTube akenshi hari abantu benshi bibwira ko abantu babibamo bibahemba cyangwa yego hari ababibyaza umusaruro bikabahemba, ariko kuri twebwe nababwira ko ari nkaho ariko atari ko bimeze, kubera ko aho ibintu biba bigeze hari byinshi biba bigikenewe kugira ngo tuzagere ku urwo rwego. Niba rero ushyigikiye ko dukomeza gukora bino biganiro by'ubuzima nta nkomyi, jya ugerageza nawe umusanzu wawe utange, usharinga ibiganiro byacu, utatereho komenti, ibibazo ibyo ari byo byose ku buzima, hanyuma tubane muri uno mwaka wa 2026. Uyu munsi rero tugiye kubatekereza turi buganire kuki. Ndagira ngo turebe kuri iyi foto muri kubona hano. Ukurikije ibyo ubonye kuri iyi foto, urabona ko hariho ifoto y'umwana ufite ikibazo bita hari abayita ngo ni inana, abandi ngo ni intananya. Byaterwa n'aho uherereye mu rurimi rw'ikinyarwanda uko mubyita, ariko muri rusange mu buryo buri scientifique ubundi habaho icyo bita frenulum. Ni aka kantu kari hasi y'ururimi, donc ni akantu gahuza ururimi n'igice cyo hasi cy'akanwa, kagafasha urwo rurimi kuguma hamwe ndetse no kureba mu byerekezo bitandukanye. Igihe gice rero ari gitoya, ni ukuvuga ngo cyangwa icyo gice cyegereye ururimi cyane, nibyo bita ko umwana yagize icyo bita intananya cyangwa inana, bitewe n'aho uherereye n'uko mubivuga. Mu cyongereza bakabyita tongue tie cyangwa ankyloglossia. Muri rusange rero mu gufasha urwo rurimi mu kwerekeza mu bice bitandukanye, aka kantu kari munsi y'ururimi gafasha mu kurya. Iyo umuntu ari kurya, kugira ngo abashe kurya arye, nuko ururimi ruba rwabigizemo uruhare. Rero ntabwo rwabigiramo uruhare aka kantu kari munsi y'ururimi, aka ngaka bitabayeho. Ubwo rero katabigizemo uruhare ntabwo kurya byakunda. Ikindi ntabwo wabasha kumira, kuko ururimi mu byo rudufasha habamo no kumira. Ntabwo wabasha kumira ibiryo katabigizemo uruhare. Ikindi ni uko ibikorwa bimwe bitandukanye ururimi rudufasha. Urugero nk'igihe hari nk'iryinyo ryagize ikibazo, kugira ngo ubashe kuryumva ni uko ururimi urwerekeza aho hantu. Rero ntabwo byakunda ko ururimi rwerekeza aho hantu, donc aka kantu kari munsi y'ururimi katabigizemo uruhare.
so niyo mpamvu rero igihe rero ako kantu kegereye donc kegereye tuvuge wenda nimba ari ururimi, iki kikaba igisenge cy'akanwa, igihe gafashe ku rurimi kakaba kegereye igisenge cy'akanwa cyane, niho bavuga ngo umwana afite intananya, cyangwa nk'uko twabibonye ku ifoto hano, nibwo bavuga ngo umwana afite intananya cyangwa inana, bitewe n'aho uherereye uko babyita, ariko jyewe nakuze numva babyita ngo ni intananya. Se mutubwire muri comment ubundi iwanyu ako kantu bakita, mu bice by'iwanyu ako kantu bakita ngo iki? Muranyihangane ndavuga mwa n'amazi ku ijwi rimeze. Twagarutse iwanyu mu bice bitandukanye aka kantu bakita ngo iki? Akantu kari munsi y'ururimi. Igihe kafashe noneho kegereye ururimi cyane mubyita ngo iki? So tugiye kubwira rero mu bimwe mu bintu bizakubwira ko umwana cyangwa umuntu afite icyo kibazo. Uzasanga rimwe na rimwe umwana ufite ako kantu, umwana atonka neza. Icyambere ntazonka neza, uzasanga nk'amashereka asigaramo kenshi, ugasanga nk'umubyeyi yatariranye kubera ko umwana atonka ngo ayamaremo, kubera ko urwo rurimi rwe ruba rutazamuka. Ikindi ku bantu bakuru no kuzasanga hari inyuguti runaka kuzivuga bigorana rimwe na rimwe, nka sa, ugasanga umuntu ari kuvuga ngo ni sa, cyangwa ta, kumva umuntu umwe ari kuvuga ngo ni ta, cyangwa za, ugasanga umuntu afite ukundi kuntu ari kubivuga. Ariko muri rusange aka kantu kari munsi y'ururimi kagira umumaro ukomeye cyane muri muvoma z'ururimi zitandukanye. Igihe rero gasa n'akegereye igisenge cy'akanwa, ni ukuvuga ngo atabasha kuzamuka, gasa n'akegereye igisenge cy'akanwa, nibyo bita intananya cyangwa intana cyangwa inana, bitewe n'aho uherereye hatandukanye uko babivuga. So igihe rero ubonye umwana abifite, akenshi uzasanga no kumukorera isuku mu kanwa bigorana, kubera ko ururimi ruba rutazamuka. Kugira ngo umukorere isuku mu burose bizagorana. Cyangwa usange nko kurya akabombo rimwe urakamuha kakamunanira, n'ibindi bitandukanye. Ku bantu bakuru hari nabo bigorana kuba wenda yashobora gusoma undi muntu bikamugora, kubera ko afite icyo kibazo cy'uko ako kantu kari munsi y'ururimi yiwe kegereye igisenge cy'akanwa, ko bita intana cyangwa inana cyangwa inananya, bitewe n'aho uherereye. So igihe rero ubibonye ku mwana wawe cyangwa ubibonye muri rusange, ni byiza kwerekeza kwa muganga, kuko niho honyine bashobora kugufasha, bakagufasha mu buryo bugezweho bugezweho. Hari abantu rero bafite nk'abana, ugasanga bahise bafasha abo bana birukiye mu buvuzi bwa magendu, bamwe bakabakorera ibyo bita ngo guca ibirimi. Ibyo si byo rwose. Muri rusange icyiza ni uko umwana umujyana kwa muganga, baba bazi uko bari bumufashe, nimba ari ukumubaga, nimba ari ubundi buryo bakora bwo ari bwo bwose, kugira ngo babashe gukemura icyo kibazo bakabikora. Ibyo bita frenectomy mu ndimi za kiganga, nibo baba babyumva, bazi uko bigomba gukorwa. Rero intananya cyangwa inana ishobora kurenga imwe ku bana, ugasanga hari ushobora kugira
mu gisenge cy'ururimi akagiramo ebyiri mu mpande akagira n'indi mo hano. Ushobora kuza kuyibonaho ku ifoto uri bubone hano. Ubwo rero muri rusange nababwira ko intananya ari icyo ngicyo, kandi ababyeyi benshi ntibazizi. Uba usanga buri gihe mu baturage cyangwa mu giturage cyangwa ahantu aho ari hose hatandukanye, ababyeyi bibaza ngo ni ibiki, ni ibyo ngibyo dusobanuye. Nimba wakunze ikiganiro rero tukugejejeho, ibuka gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bizakugereho ubutaha. Nibyo twari tuje kubabwira muri Busy Work tuba dufite no kubigisha, biri mu nshingano zacu. Tubifurije ibihe byiza, Imana ikomeze ibaturindire. God bless you. Mwibuke gukora subscribe.